Ibe byiza kuri mwese mukomeje kurikira Kitv Skills, nizere ko mumeze neza kabisa. Tuje muri ka kanya kacu ka now nje kubereka uko ibirori byateguwe na Silver Foundation byagenze. Habanje icyo bita kwimurika cyangwa se mu kwifotoza, kumurika imyambaro yabo bari bazanye igiye itandukanye. Murababonamo abahanzi nk'aba Element, ba The Ben ndetse n'aba Mutesi Jolly kabisa. Byari ibintu biryoshye. Nyuma yaho hakurikiyeho abakobwa, aho mu bakobwa umukobwa wahawe igihembo cyo kwambara neza cyangwa se warushije abandi ari umuhanzikazi Bwiza Emerance kabisa. Muramubona yari yambaye bya hatari. Ibi ni ibitaramo kabisa byateguwe n'umubyinnyi mpuzamahanga Desire Silver washinze Silver Foundation in Rwanda, aho abana babyina imbyino zigiye zitandukanye. Ndetse na The Ben yaje kuza ku rubyiniro baririmba Sikosa we na Element, Kevin Kade baririmba Sikosa kabisa bose hamwe. Shimwe twabanye muri video from the start until the end. Mwari muri kumwe na Ismail King Bruce jeje ciao ciao. Turi kumwe muri video zitakabisa muri nawe yacu nakagaruka. Kora subscribe umunsi, like, share ndetse na comment. God bless you everyone.